bohorera imbohe imwe mu minsi mikuru yose. Ariko bose basakuriza icyarimwe bati, kuraho uyu utubohorere Baraba. Ubu bari bamushyize mu nzu y'imbohe, bamuhora ubugome n'ubwicanyi bwari mu murwa. Pilato yongera kuvugana nabo ashaka kubohora Yesu, ariko bo barasakuza bati, mubambe mubambe. Ababaza ubwa gatatu ati, kuki uyu yakoze icyaha ki? Simubonyeho icyaha cyo kumwicisha, nuko nimara kumukubita ndamubohora. Ariko baramukoranira basakuza n'amajwi arenga, bamuhata ko Yesu abambwa. Amajwi yabo aramuganza. Nuko Pilato aca urubanza ngo icyo bashaka bagihabwe. Abohora uwashyizwe mu nzu y'imbohe, bamuhora ubugome n'ubwicanyi uwo bashakaga, maze atanga Yesu ngo bamugire uko bashaka. Imana ishimwe cyane. Imana himbazwe n'amagambo y'Imana aboneka mu byanditswe byera nk'uko twatubivuze ko ari muri Luka 23. Ariko hano humvikanwa amazina atandukanye. Hari kuvugwamwo abatambyi, hakavugwamwo umutegetsi cyangwa umucamanza nka Pilato, hakanavugwamwo Yesu, hakavugwamwo na Baraba. Rero numvaga ndi gushimira Imana kwa aya magambo, kuko ikiganiro ni ijuru ntirikorerwa. Turenda gusobanura inzira ijya mu ijuru. Byaciye he kugira ngo inzira ijya mu ijuru iboneke? Byavuye kuki kugira ngo umuntu w'inyama n'amaraso nawe yemererwe gutura mu ijuru? Naha rero ngira ngo tuganire, ariko n'abatwumva ntimujye kure y'ibi dusomye, wumve ko nawe burya birashoboka ko nawe warara n'ijuru. Birashoboka ko nawe burya mu ijuru bakwemera hakaba iwanyu. Birashoboka ko nubwo ujya bona uri umunyamakosa ukaba ujya ukora n'ibyaha, ndetse ukaba unisuzugura, ndetse ukaba ufite n'abantu wanga n'abandi bakwanga, ariko burya Imana nawe yakwemera ikaguha ijuru. Hano rero haboneka abantu bazanye Yesu, ariko bamuzaniye kugira ngo bamurege. Yego. Bavuze ngo n'abatambyi. Bibiliya yivuza abatambyi, ibivuza abantu bakoranaga n'Imana mu gihe cya mbere mu isezerano rya kera. Yego. N'abantu babaga mu rusengero bashinzwe kunga abantu n'Imana, bashinzwe kwakira amaturo n'ibitambo, bashinzwe guhuza abantu n'Imana, bashinzwe kwaturirwa ibyaha bakabibwirwa by'abantu, noneho nabo bakabishyira ku gitambo, abantu bagataha bababariwe. N'uwo murimo abatambyi bari bafite mu urwo rusengero. Yego. Noneho ubwo umutambyi ari umuntu ukomeye, kubera ko yabashaga guhuza umuntu n'Imana. Noneho aba rero nibo baje noneho bazanye Yesu. Ariko bamuzana bamurega ngo yagandishije abantu. Yego. Bashaka ko Yesu ashyikirizwa umucamanza agahamya ibyo bintu bavuze. None bamara guhamya ibyo bintu, umucamanza ahamya ibyo bamushinjije, urubanza rukamutsinda akicwa. Noneho ikintu gitangaje muri aya magambo nuko aba batambyi bazanye Yesu bifuza ko Yesu apfa, bamushyikiriza umucamanza bavuze ko nta cyaha abonye. Aranavuze ngo nta cyaha cyo ngo yakoze cyatuma apfa. Mu bundi buryo umucamanza we arebye mu mikorere ya Yesu no mu byo bamushinjije, anashingiye ku bushobozi afite bwo guca imanza, abonye uwo muntu adakwiye gupfa. Yego. Ariko nkumva nanone Pilato ibyo ari kuvuga nibyo, kuko Yesu nta cyaha mu mikorere ye yigeze akora. Yesu nta cyaha yakoze cyamwicisha. Yesu nta bantu yagandishije nk'uko aba bantu bamuzanye bari kubivuga. Mu bundi buryo ubwo nta cyaha afite, nta n'icyo yakoze cyatuma apfa. Noneho ukibaza, nta cyaha yakoze cyatuma apfa. Yego. Yesu ko nta cyaha yakoze cyatuma apfa, ndetse na Pilato abisubiyemo inshuro 3. Aravuze ati, ko mumbwira ngo akwiye gupfa kuki? Ubundi ni kuki arapfa kuki ko nta cyaha yakoze ubwe cyatuma apfa? Ntibabona igisubizo. Nta gisubizo babonaga, kubera ko nabo nta gisubizo gifatika bari bafite cyo gushinja Yesu. Bagaceceka bavuga ati ntacyo napfa. Akongera ngo akajya kumukoresha
irindi perereza akamuburanisha mu bundi buryo, akongera akinjira mu byo bamureze, akagira n'ibyo nawe amubaza, ndetse akagira n'ibyo amubariza mu ruhame, akongera akababaza, agasohoka akavuga ati rero njye nshingiye ku byo numvanye uyu muntu, nshingiye ku byo yashubije, nshingiye ku byo mu murega, ntacyo ndi kubona cyo kumwica gihari. Mu bundi buryo Yesu ntiyapfuye azira ibyaha bye. Ubwo kugira ngo dusobanure inzira ijya mu ijuru ko ijuru ridakorerwa, birasaba ngo wumve neza ko nubwo yaje gupfa, ariko ntabwo yapfuye azira ibyo yakoze we ku giti cye. Ubwo noneho arongera abaza ati kuki, abibabajije inshuro 3, kuki nta cyaha mbonye mugakomeza guhamya ngo napfe? Impamvu mushaka kwapfa ni iyihe kandi nta cyaha ubwe yakoze? Noneho ikintu gitangaje kinahishemo hano, Pilato yabonaga nta cyaha Yesu afite, ariko abamuzanye bo bakifuza kwapfa nubwo nabo ntacyo bari kubona. Ariko abo bamuzanye bakaba bahuje n'umugambi Imana nayo ifite kuri Yesu Kristo. Noneho ubwo reka mvuge ngo Yesu yari mu rukiko rw'uburyo bubiri. Yari mu rukiko rw'Imana, kuko Imana yashaka ko Yesu apfa. None Imana ikoresha bari abatambyi baramuzana, banasakuriza rimwe ngo napfe nabambwe. Ubwo hagati y'urukiko rw'Imana Yesu agomba gupfa. Yego. Ariko hagati y'urukiko rw'abantu, kuko abantu bareba ibigaragara, Yesu ntakwiye gupfa. Pilato bwahagarara urukiko rw'abantu, abantu bari kuvuga ati ntiyapfa rero kuko nta cyaha yakoze. Ubwo ni Pilato nk'umucamanza ureba ibigaragara. Yego. Ariko Imana ireba n'ibiri mu mutima, Imana ireba n'ibitagaragara. Imana yo yamaze guca urubanza rw'uko Yesu agomba gupfa, ariko azize iby'abandi. Iyo ifatanije n'abatambyi bamuzanye kwemera kwapfa, wowe utwumva ku cyawe giti nawe Yesu ko nta cyaha afite, nawe bamukuzaniye nawe wavuga nga Pilato, wavuga ati nanjye ntabwo nkwiye kumwica, ntabwo akwiye gupfa, kuko umuntu ukwiye gupfa ni umuntu wakoze ibyaha, none we nta byaha yakoze, none arapfa azize iki? None aha rero ndagira ngo usobanurire abatwumva icyatumye Imana yemera ko Yesu apfa, no mu gihe Pilato ari guhakana ko Yesu adakwiye gupfa kuko nta cyaha agize ute afite, nta cyaha yakoze. Kuki nta cyaha yakoze none bakaba banzuye ko agomba gupfa, n'Imana ikabishyigikiye ko Yesu apfa? Kuki Imana iri kwemera ko Yesu apfa kandi nta cyaha yakoze? Aho niho hahishemwe n'ibanga, ngira ngo usobanurire abatwumva. Aho ngaho byari bikwiriye yuko igitambo gikiza ibyaha kigomba kuba kidafite inenge. Yego. Byabaye ngombwa rero ko gisuzumwa na Pilato, agenzuye asanga Yesu nta cyaha afite. Yagaragaye rero ari igitambo kidafite inenge. Ariko ubusanzwe igitambo kigomba kujyanwa n'umunyabyaha. Yego. Niyo mpamvu abantu bagumyaga bahamya ngo afite ibyaha, ariko kamvuge ngo bagaragaraga bari kumubeshyera, ariko kamvuge ngo bari kongera ibyaha ku bindi byaha byabo n'ubundi. Bari basanzwe bo ari abanyabyaha, no kubeshya ko Yesu afite ibyaha, bari kongera ibyaha byabo. Bari basanzwe ari abanyabyaha, ariko nyizina bakeneye ikintu cyabo kiza ubunyabyaha bwabo. Mu mugambi w'Imana yiboherereza intama idafite inenge yo gutambwa mu mwanya w'ibyaha byabo. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo Imana yamushyikirije amaboko y'abagome. Buryaga abantu nibo bamwishe. Nibyo. Ariko ntibibarwa ko bamwishe nk'abari bafite ibikoresho byicana, ahubwo igikoresho cyicana muntu yari afite n'icyaha, kuko yishwe n'ibyaha by'abanyabyaha. Igikoresho cyakoreshejwe mu rupfu rwa Yesu ni ibyaha by'abanyabyaha. Abanyabyaha rero nibo bagumyaga bahata Pilato bati nabambwe. Kamvuge ngo Pilato yari ameze nk'uri gushaka gucikisha igitambo bazanye. Agikwepesha ngo kidapfa. Agikwepesha ngo kidapfa. Ariko nabo bumvaga ku mpamvu z'urupfu rubariho bakwiye gucungurwa. Niyo mpamvu bahataga ngo nabambwe. Ariko n'ubundi bigahura n'umugambi w'Imana, kuko niyo n'ubundi ngo yafashe ibyaha byacu, ibyaha byawe ibibara ku mwana wayo. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyaha Imana yamubaragaho nibyo byaheraga ko byemeza n'abantu yuko Kristo nguwo
ari ukwiye gupfa bo bagakira. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko burya Baraba w'umunyabyaha yemererwa gutaha, Yesu utakoze icyaha agapfa. Ibyanditswe bikenewe cyane ngo Yesu utigeze akora icyaha, ngo Imana yamubazeho ibyaha byawe, yamubazeho ibyaha byacu, kugira ngo namara kumubaraho ibyaha byacu akayibambanwa ku musaraba, natwe tubarweho gutungana kwe. Ubwo no kuvuga ngo kwa kutabonwaho icyaha Pilato yamubonagaho, kwari kugira ngo abe ari ko Imana imbonaho. Noneho kwa kubonwaho icyaha ari Imana ikimubonyeho, ubwo yabonye Yesu yikoreye ibyaha by'abanyabyaha, niyo mpamvu yapfuye. Imana ishimwe. Kumbi burya abatambyi nibo bagombaga kwizanira igitambo. Mu bundi buryo abanyabyaha bagomba kugitwara. Ubwo abatambyi bazanye Yesu ngo bahagarara abanyabyaha bose, nanjye ndimo n'abatwumva barimo, noneho bizanira igitambo, ariko nanone nticyari gupfa kitabanje gusuzumwa niba nta nenge gifite. None uyu Mupilato kwanzura ngo nta cyaha mubonyeho, we ari guhamya ko cyujuje ubuziranenge. Erego ubundi Imana ntireba nk'abantu, ntinakora nk'abantu. Niyo mpamvu uburyo yashatse gukizamwo umunyabyaha yatekereza yuko yakira ibyaha ari uko abanje kubivuga, cyangwa agatekereza yuko ibyaha bye bishingiye ku byo akora n'abantu babona. Ibyo bikorwa n'abantu babona, ubwo no kuvuga ngo Pilato ntabyo yabonaga kuri Yesu. Nyamara kuko Imana itabona nk'umuntu, yo yari yarangije gufata ibyaha byawe nk'umunyabyaha yabishyize ku mwana wayo. Ibyo ngibyo Pilato ntiyabibona n'amaso. Niyo mpamvu ubunyabyaha bwawe ntibushingiye ku byo urebesha amaso, ahubwo bushingiye aho ngaho imbere mu mutima, muri kavukire yawe. Kuko muri kavukire ntawagaragara ari intungane imbere y'Imana. Niyo mpamvu no mu buryo buboneka bw'abantu Yesu ntacyo yigeze akora, ariko mu buryo bw'Imana yafashe ibyaha byawe ibimubaraho. Kuko ubusanzwe ibihembo by'ibyaha nimba ari urupfu, Yesu ntiyagombaga gupfa kuko ibyaha bitamuhamye. Yahamwe n'ibyaha byawe, byumvikane ko yapfuye urupfu rwawe. 18 ngo bose basakuriza icyarimwe bati kuraho uyu utubohorere Baraba. 19 ngo bari bamushyize mu nzu y'imbohe, Baraba nyine bamuhora ubugome n'ubwicanyi bwari mu murwa. Reka mvuga ngo uyu Baraba ahagarariye inyoko y'abatuye isi twese. Twese twari mu nzu z'imbohe, twese twari twarafunzwe, dukingiraniye mu mwijima n'icuraburindi, twari twarabujije umurwa umutekano, ariko natwe ubwacu nta mutekano twari dufite, turindiwe gucirwaho iteka no kurimbuka. Kuko Baraba nta kindi barebaga, baravuga bati azawugwamo, azicwa. Na Pilato yabonaga Baraba akwiye kwicwa kubera ubunyabyaha bwe. Anamuzana buriya ikintu ukomeje kubonamo, azana Baraba kuko urumva nk'umutegetsi kandi ari mu minsi mikuru yari afite uburenganzira bwo kubohora imbohe imwe, niko bari bamenyereye. Kubohora imbohe imwe ikabigiza amahirwe ibikesha umunsi mukuru ibohowe n'umuyobozi. Noneho nawe kuzana Baraba uyu yarazi kuko byasa kose batari buze kwemera kwica Yesu hashingiye ukuntu Baraba yabatesheje. Ariko kuko rwa rukiko rw'Imana waruvuze, Imana itareba nk'abantu, Imana yari yamaze kubona Baraba nta cyaha afite, kuko yahahuriye n'umucunguzi. Nubwo abantu bari kumukatira Baraba, ariko Imana yamaze kubohora Baraba kubera ko umucungura yahageze. Ushyirwaho ibyaha bya Baraba yahageze. Ubwo mu bigaragara wabona nk'aho Baraba yagombye kubambwa, ariko kuko ahahuriye n'umucunguzi kandi uje kwishyiraho ibyaha by'abari mu isi, ubwo Baraba agomba gutaha. Ubwo Baraba ninge rero. Erega Yesu ntiyazi abakiranutsi, yazi abanyabyaha. Yazi abanyabyaha. Amen. Muri nka Baraba nyine yagombaga gukizwa nuko habonetse Yesu. Kuko iyo haboneka undi munyabyaha nka Baraba, bari kubona Baraba ari barenze, yego, bakavuga ati nabari upfa. Ariko kuko Yesu Imana yari yamuhinduye uruharwa kubera ibyaha by'abanyabyaha, yego, ubwo Yesu ubunyabyaha bwe bwari burenze ubwicanyi n'ubugome Baraba yageraga mu mujyi. Yego rwose. Kuko ibyo yarebeshaga amaso babonaga ubwicanyi n'ubugome bwa Baraba. Ariko noneho Yesu burya niyo mpamvu yicishijwe urupfu rwo kumubamba. Kuko ngo
urupfu rwe igihano cyari kirenze ibindi bihano bihanwa abanyabyaha uko arkwanga ku musaraba. Niyo mpamvu ngo wabangaga ku musaraba yabaga ari ikivume. Ubwo no kuvuga ngo ibyaha ubugome bwawe Imana yabaze kuri Yesu burenze kwiba, burenze kwica, burenze n'ubundi bugome ubwo ari bwo bwose. Hari igihe umuntu ashingira ku byo akora, ndetse undi agashaka kwigira intungane imbere y'Imana akavuga ngo sinica, singira gutya, sinsambara, sinkora gutya. Ahubwo akamvuge ngo n'ibirenze ibya Baraba nabyo ubibarwaho. Niyo mpamvu byari bikwiye ko wemerera ko Imana kwemeza ko umunyabyaha, ariko kanemera ko n'ibyaha byawe yabishyize kuri Yesu. Imana isingizwe kubera ko uyu Baraba ni njye. Uyu Baraba ni wowe utwumva uri Baraba, kandi koko byari bikwiye ko urekurwa kubera ko hari habonetse ujya mu mwanya wawe. Rero kugira ngo winjire mu ijuru no kumenya ko Yesu ari we wagiye kubambwa no kwicwa no guhanwa ariko mu mwanya wawe. Kuko nanone ntabwo icyaha kimwe cyajya ku bantu babiri, cyanirwa abantu babiri. Nimba Yesu abonetse birasaba ngo barabatahe, niba kandi Yesu utaramubona birasaba ngo barabayicwe. Wowe impamvu wumva uzarimbuka nuko utemeye icyo Yesu yakoze. Yesu yaziye kugira ngo ibyawe abyishyireho, ubugome bwawe abwishyireho. Ikindi si bya bindi wiyiziho mu mikorere, si byo Imana ibara byonyine, hari n'ibindi kubaraho utazi. Birasaba ngo byose rero umenye ko n'ubundi Yesu ari we wabifashe. Ahubwo ibyo ubarwaho ibyo ubona utarakora birenze ahubwo ibyo wakoze. Niyo mpamvu igihano Imana yaguhana ntaho gihure n'ibyo wibonaho. Niyo mpamvu ibyo wibonaho naho wakwibuza kubikora ntibingana n'uko urubanza Imana igucira rukuriho. Niyo mpamvu uyu mwanya biba bisaba ngo umenye ngo igihano n'icyaha n'ubugome Imana inshinja yabibaza ku mwana wayo. Amen. Ibyo byemeza umutima wawe uba amahoro. Dusomera ari amagambo ari mu Baroma 4:25. Abatwumva bakomeze kumva neza ukuntu burya Yesu nubwo yashyikirijwe abamwica, nubwo yagiye mu rukiko, ariko byari bihuje n'umugambi w'Imana. Nabyo Imana yashakaga. Mwene data bisobanuye neza, avuze ko abatambyi bamuzanye kandi ni wari bakwiye kumuzana, kuko abatambyi bari bahagarariye abanyabyaha bose bari mu isi. Kuko igitambo kugira ngo cyicwe bisaba ngo kigire ukizana, kandi umunyabyaha niwe wizaniraga igitambo. Kugira ngo rero noneho igitambo cyemerwe byasabwaga ko gikontororwa, noneho bakigejeje kikemezwa ko gifite ubuziranenge, ko kidafite inenge, ko cyujuje ubuziranenge. Noneho rero byemejwe n'uyu mwami, aravuga ati nta cyaha mubonyeho. Ariko nubwo ntamubonyeho icyaha, abantu bati nabambwe, kuko aje ari igitambo, kandi igitambo kigomba kubambwa kandi kikabambirwa abandi. Abaroma dusomera umurongo wa 25 twumva impamvu Yesu yazanywe n'icyatumye nyine apfa kandi nta cyaha mu mikorere we yari afite kiwe. Abaroma 4:25 umurongo wa 25 haravuga ngo watangiwe ibicumuro byacu akazorerwa kugira ngo dutsindishirizwe. Shoto twumva umva impamvu Yesu yatanzwe. Nubwo uyu mutegetsi avuze ngo nta cyaha Yesu yakoze, ariko yatangiwe ibyacu. Yesu yatangiwe ibicumuro byawe, wowe utwumva n'ibyanjye njye uri kuvuga. Atangirwa iby'abari mu isi bose kugira ngo apfe, ariko twebwe tube dukuweho urubanza rw'icyaha. Ariko nanone nshimye uwo murongo aho urangirije kuri bya aravuze ngo yazukiye kugira ngo nanone tugirwe intungane. Imana ishimwe ko yamutanze agapfa, ariko ntaheri kuzimu. Dore ko yaheri kuzimu n'ubundi ibicumuro byacu no kuba yaducunguye nta gaciro byari kuba bifite. Ahubwo Imana yamuzuriye kugira ngo nanone twebwe yajyane y'ibyaha, nanone tugirwe intungane imbere y'Imana. Nicyo kishyira umuntu mu ijuru. Ntabwo kwinjira mu ijuru ntibiva ku byo uri buze gukora, ntibiva ku gusenga amasengesho menshi, ntibiva ku maturo uratanga, ntibiva ku mubatizo urabatizwa, ntibiva ku nsengero uzubaka, ntibiva ku majoro uzarara n'ubutayu uzarara. Kwinjira mu ijuru biva ku gusobanukirwa umuntu watangiwe ibicumuro byawe, ukamenya ko ibyo uryuzwa cyangwa ukurikiranyweho nibyo yazize. Amaze kubizira arapfa, ariko Imana imuzura kugira ngo nawe wowe yapfiriye ugirwe intungane imbere y'Imana. Ubwo butungane rero
umuntu ahabwa cyangwa abarwaho Imana ikamugira intungane, ntabwo ari ubutungane bw'umuntu, ahubwo ni ubutungane bw'uwo wapfuye, umwe wasuzumwe ntabonweho icyaha. Kwa kuntu babonye nta cyaha afite, ubwo umuntu udafite icyaha ari intungane. None ubwo butungane bwe nibwo nyine Imana ibara kuri wowe wemeye. Ubwo wowe wari umunyabyaha, ibyaha bikajya kuri Yesu Kristo, ubwo turi gusobanura inzira ijya mu ijuru nyine, ijuru ntirikorerwa. Umwari umunyabyaha, ibyaha bikajya kuri Yesu Kristo, noneho bwa butungane bwa Yesu Kristo nawe bukajya kuri wowe, mukagurana, wowe ugatahana ubutungane wazanye ibyaha, Yesu nawe agatahana ibyaha yazanye ubutungane. Iyo eshanje ibaye cyangwa iyo ngurane ibaye niyo ituma umutima wawe umenya ngo ngizwe intungane, nubwo ninajyanye ibyaha ariko noneho ncyuye ubutungane, twaguranye n'uwo twahahuriye. Ubwo ndenda kuvuga ko baraba yacyuye ubutungane. Niyo mpamvu mu murwa batongeye kumufata ngo bamugarure. Wari kumubaza ati ese kugarutse kandi wari mu nzu y'imbohe, ese kugarutse kandi wari ukatiye urwo gupfa, ahita avuga ati mujye hariya murasanga hari umuntu twaguranye. Sinari gupfa kandi hari undi wapfuye. Hari umuntu wapfuye mu mwanya hapfa babiri ku cyaha kimwe. Imana ishimwe. Rero nanjye nuko byangendekeye kugira ninjire mu ijuru, mbe mfite y'umugabane, mbe mfite y'ikibanza mu ijuru abari iwacu, mbe ndi guhamya ko ndi intungane, mbikesha ubwo butungane Yesu yampaye, mbikesha ubwo butungane ngura kuri Yesu Kristo. Ariko nawe utwumva kuri mugoroba, nukuri udakomeje umutima, utinangiye, ukuye amaboko n'ibitekerezo ku byo wiringira gujya ukora, ugashyira ibitekerezo kuri Yesu Kristo, umunsi warara ubutungane. Kuko Yesu ni uhereza umuntu ubutungane bwuzuye butarimo inenge. Kuko uyu umutegetsi Pilato yarabisuzumye asanga nta nenge irimo, asanga Yesu azira inenge, nta cyaha afite, yujuje ibyangombwa. Aravuga ati mutangiye ubuhamya, ngiye nanamurekura. Ariko kuko Imana tubonye mu Baroma ngo yari yamushyizeho ibyaha by'abari mu isi, ubwo Yesu ntiyishwe na ya misumari bamukubise, ubwo Yesu ntiyishwe na wa musaraba bamuhekesheje, ubwo Yesu ntiyishwe n'ikindi icyo ari cyo cyose, ahubwo yishwe n'ibyaha yikoreye by'umunyabyaha. Ahubwo se buriya yego kugira dufasha abatwumva, nimba yarishwe n'ibyaha by'abanyabyaha, yego ntibyumvikana nyine ko ubwo yari yabikuye ku banyabyaha yabyishyizeho. Yego rwose. Niyo mpamvu bisaba ngo udukurikiye yumve ko nta kindi we asabwa, ntacyo akurikiye, so ko apfukama ngo abyihane, ahubwo nuko yizera ko ibyaha bye byagiye kuri Yesu agapfa. Ni igikorwa gikorerwa mu kwemera. Ni ibyaha byawe byishe Yesu, keretse nimba wumva ibyawe bitari birimo. Oya birimo. Uko yashyikirirwa amwicazira ibyaha byacu. Ahandi avuga ngo ni Imana yakunze bari mu isi cyane, mu bari mu isi rero nanjye ndimo, mu bari mu isi nawe utwumva urimo, byatumye itanga umwana wayo nyine kugira ngo apfe ariko twebwe turokoke. Niyo mpamvu buriya yagezeho ikabwira abigishwa be, ni Yesu wavuganaga nabo, ubwo yaragaragaje nyine yuko ngo umukire ngo bitamworohera kujya mu ijuru, ngo icyoroshye ngo nuko inka yanyura mu mwenge w'urushinge. Yego rwose. Ariko ntarivuze umukire nko ufite imitungo iyi ngiyi tubona mu isi, ahubwo yarivuze umuntu utekereza ko hari ibindi afite bimukomotsemo byamuhesha kujya mu ijuru. Yego. Agaragaza ko uwo muntu bimukomere kujya mu ijuru. Uwumva hari ubushobozi, hari byakwishakamo, hari ibyo izashingiraho ngo imuhe ijuru. Yesu yavuze ati uwo muntu icyoroshye nuko inka yanyura mu mwenge w'urushinge. Niyo mpamvu Imana numva aho ngaho bishatse kugaragaza yuko Imana itabona nk'abantu, itanakora nk'abantu. Nimba ariyo yafashe ibyaha byawe ikabishyira kuri Yesu, ikabona neza ko Yesu ibyaha byawe byamugiye, ikamwica, ubwo ibyanditswe bivuga ko iyo umwizeye nawe wegukana ubutungane bwe. Amen, amen. Si wowe ubwiha, n'ubundi ngo Imana ikabuguhereza. Yego. Iyo wizeye umenya neza ko ibyaha byawe n'igihano cyawe Yesu byamubayeho. Yego rwose. Noneho Imana igafata bwa butungane bwa Yesu ikabuguhereza nawe. Amen. Noneho ko Imana itabona nk'umuntu, niyo hariya mu Baroma hagaruka akavuga ngo hahirwa ngo umuntu Imana. Yego. Yababariye icumuro bye, ibyaha bye bigakurwaho, byakura ariko bifite ahandi bigiye. Yego. Noneho ngo hahirwa umuntu Imana
itabonaho icyaha. Murebye ikabona ntacyo. Wizera nkuko yaregeye Yesu ikamubona nk'ibyaha byawe. Yego. Niko iyo wizeye ikagura ubutungane bwa Yesu ikubona nta cyaha ufite. Amena. Ngaye amahirwe. Bibiri kavuga ngo umuntu ababaye icyaremwe gishya ngo byacyare bikaba bishize. Rero wowe utwumva ndi winangira umutima. Ijuru ntabwo rikorerwa. Ndabizi ukoze imyaka myinshi, bakubeshya inshuro nyinshi, bakumazeho ibyawe, nta kutagize, amavi warasenze, amajoro warayaraye, amaturo warayatanze, ntukingwa n'agasukari, ngo urabatirisha abantu uragira gute. Ndakubwiza ukuri ko ijuru ridakorerwa. Manura umutima ubere nk'umwana muto, wemera ijambo ry'Imana, kuko Yesu niwe wakoze, Yesu niwe wishyizeho ibyaha byawe, Yesu niwe wakoze iby'Imana yashakaga, Yesu niwe watunganye ntiyakora icyaha, ariko abikorera kugira ngo aze kubiguha byuzuye, wowe ubyegukane ubibarweho, Imana ikwemererwa umutwaro Yesu adukorera ntabwo uremereye. None se wowe kuvuga ngo urakorera ijuru, reba imvune irimo mu gukora kandi n'umutima ukakubwira ko ntaryo wabonye. Iyo nzira rero afunze rekeraho. Wikora iyo nzira ntabwo ijya mu ijuru, ejo waziroturuva, wazikangura ugiye kujya mu muriro utazima kandi warakoze kandi waravunitse. Rero ndagira ngo shutu twumva rwose nta igikorwa cyo kwinjira mu ijuru ni igikorwa cyo gikorerwa mu kwemera no mu mutima. Ntabwo dusaba kuza kutubwira ibyaha wakoze, ntabwo tugusaba ko uza gupfuka mu matwi kurambika ibiganza hoya, ntabwo ari byo. Ahubwo uremerera Yesu ibyaha byawe ko byagiye kuri Yesu, mugurane mu mutima, uravuga ati Yesu rwose maze gusobanukirwa ikintu wangoze, burya nta rubanza ngifi, burya wambaye ubutungane, burya warancyuye, warambwiye ngo nintahe, baraba baramurekuye yarataha pe. Yaratashye, nawe ndifuza kufungurwa nuve mu nzu y'imbohe, dore baraba ngo yarafunze, kandi baraba ni wowe ni njyewe twari dufunze, ariko dufunzwe n'ibyaha, dufunzwe na kavukire yacu, dufunzwe n'imikorere yacu, turindagira dushakira ijuru mu gukora ibyo. Nabyo ni umunyururu, ni umunyururu ufunze abantu. Abantu bararara mu mazi, abantu bararara bagenda, abantu baratanga, baranahiga ibyo badafite kugira ngo barebe ko bagera mu ijuru. Nyamara ijuru Imana yararyoroheje. Yashimye kwica umwana wayo w'ikinege kugira ngo wowe nubyemera nawe guha ubutungane bw'ubuntu. Ngayo nguko nuko umuntu abona ijuru, iyo ubyemeye mu mutima ubintungane, ubigirwa n'Imana ntibihinduka. Ndagira ngo rero dusangire n'abatwumva ikiganiro, tubaho umurongo kugira ngo hari nabo badufashe, batubwire uko bumvisha ikiganiro, abakijijwe batubwira babaye intungane, ariko n'abandi barekuwe babaye ngabara bari kuvuga ati ntitukirimbutse, ntitukiri mu nzu y'imbohe, twari dufunzwe n'ubutamenya, ariko none twasobanukiwe, natwe turi kwidegembya kubw'urupfu rwa Yesu, twagizwe intungane n'igikorwa Yesu yadukoreye. Baduhamagare batubwire. Nagira ngo twafungura umurongo, abanza ukababwira nomero za studio bahamagaraho kugira ngo dusangire nabikiganiro twumve. Ndabizi baradukurikira ari benshi. Hari nimero mwoherezaho ubutumwa bugufi ya muda telefonye ni 07 82 7 99 877. Izo muduhamagaraho tukabakira tukavugana muri studio ni 07 82 44 21 25 na 07 38 30 amazerane. Baraduhamagara kugira ngo tubakire dusangire ikiganiro. Allo? 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 Yaragiye. Muduhamagare. Allo country? Allo? Turabumva neza. Allo? Sinzi hari niba harimo ikibazo mwe tekinika asa n'arangaye. Allo? Allo? Turakumva inderereye he? Ni Simoni derereye muri Gahabwa Rurenge. Gahabwa ku Rurenge. Ngatubwire Simoni, ni ari Simoni. Ari nkeneye kubaza umuntu inzira amujyana mu ijuru ntacyo akoze. Watangiranye natwe ikiganiro?
natangiranye namwe ikiganiro. Inzira nyine niyo twasobanuye ko Yesu ari we wabazweho ibyaha byawe byose, ariko akajya no kubihanirwa. Nyamara umucamanza wamurebye yabonye nta cyaha we yakoze. Uko kunda atakoze uri kugenda ariko ndi kubyumva. Uko kunda atakoze icyaha ni nako kwatumye wowe nyine ubarwaho gukiranuka, kuko ibyaha Yesu ntabyo yakoze, ahubwo byasabye ko abarwaho ibyawe aba ari byo azira. Ibyawe byose, ibyo uzi n'ibyo utazi, Yesu yarabyikoreye, ajya no mu gihano cyabyo, aranabihanirwa. Ariko Imana ibimuhanira kugira ngo wowe igihe uzabyemerera ko yabihaniwe ibyawe, nawe Imana iguha ubutungane bukwinjiza mu ijuru. Winjizwa mu ijuru rero no kwemera ko Imana yakubazeho ubutungane Yesu yatunganye. Ariko byumva yewe nshaka inzira ngeza mu ijuru ntacyo nkoze, nta n'icyo ntanze. Kuko umuntu wakoze ni Yesu, ntanabyumvishe mwavuze ko umuntu wakoze ari Yesu, umuntu wabiherwa. Yego rwose. Rero ndumva ari amena mu mutima. Ibyo nibyo wizeza umutima wawe ugahinduka intungane, ukabona avutse ubwa kabiri, ukaba ufite n'ubugingo buhoraho, ukaba ufite n'ijuru kandi ukiri mu isi. None we ijuru wararikoreye, wararibonye? Ntabwo rikorerwa. Ahubwo naribonye kubwo kwizera. Bibiliya iravuga ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ndi byavuye kuri twe. Urakoze nawe kudutega amatwi. Umva aracyafite mu bibazo, ariko ntabwo rikorerwa. Ijuru ni ubuntu, ariko binyuriye mu kwizera. Allo. Urabumva? Mwiriwe neza. Mama Catherine. Uraho Mama Catherine we? Muraho cyane. Tuguteze yombi tubwire. Tumeze neza. Yego. Rero twagikurikiye natwe aho seriyana. Yego. Wumvise mwiki? Yagiye yagira ngo twumvishe ko dukurikiye, arakoze cyane. Allo Country. Mwiriwe neza. Makuru. Ni meza. Egera hirya ya radio yawe. Mufunze radio. Yego. Yifunge. Ikiganiro cyatunyuze n'ikintu cyiza. Yego, muri bande muherereye he? Ni Nsengimana Bosco, mereye hano mu karere ka Rusizi. Hano Ishagasha. Wumvishe iki mu kiganiro? Ni iki wumvise mu kiganiro? Numvise nko gukurikira Yesu. Yuko kandi nibyo koko ijuru burya bibonekerwa nk'umugisha, ntabwo umuntu wavuga ngo ararikorera azabishobore. Yego, impano ntikorerwa, kandi ryo ni impano Imana yatanze. Ahubwo bisaba gutega ibiganza ukakira ibintu Imana yaguhaye. Iki kiganiro nibyo kiradufasha, mujye muhora mukinyezaho. Gitambuka buri wa kane saa 2 z'umugoroba. Cyatunyuze rwose. Kandi Imana yarakubabariye kuko ibyaha yagushinjaga bishyize kuri Yesu. Imana yarakubabariye kuko ibyo washinzwaga nibyo Yesu yazize. Ari byinshi cyane, ntabwo umuntu yabisobanura ngo azabishobore. Tugushimiye Imana rero. Cyane, nanjye ndashima Imana. Urakoze.
Allo? Country. Turabumva. Yego tubwire urinde. Nshimye Batista Murenge Bashani. Yego tubwire Batista. Ijuru ntirukorerwa. Ntabwo rikorerwa, ni impano y'Imana. Irakorerwa. None nk'abantu barara mu nsengero basenga basaba Imana. Ujya urarayo? Wowe ujya urarayo? Yego nyandarayo. Wararibonye se? Batita ubwire niba yagiye banza dusomere message. Witwa Tuyishime, nitwa Tuyishime, ndi Kamembe. Yego. Ubu ndumva nsobanukiwe, ahubwo mwanyibutsa imirongo y'ijambo ry'Imana mwasomye kubera tutatangiranye. Twasomye muri Luka 23, ubutumwa bwiza bwa Luka igice 23 ku murongo wa 13 tugeza 25. Ntabwo twasomye. Umuntu uzajya ubaza ajye yibariza ntakajya bariza abandi. Urumva Batista tubwiye ko allo turakumva. Murabugana Destimana Eric hano Kacyangugu. Yego Eric tubwire niba wadukurikiye. Ndakurikiye cyane. Mbo kintu kinshimishije nuko mwavuze ko bidakorerwa nabyo narinze nasobanukiwe cyane. Bitewe nuko nakundaga gusengana n'abaporo kenshi, haribyo numvise bisa nk'aho batubeshya. Yego. Haribyo numvise yuko batubeshya. Yego. Ubutubwira ngo hari ibintu biba barakuzeho bakatwaka amafaranga ngo itike mutagira abantu bajye kubigukurira mukanyarira ibintu byinshi cyane. ngo niho ngo bizavaho n'ibintu byinshi Imana ni ibintu byinshi cyane numvise ahubwo natesha nabitesha agaciro cyane. Bakakwaka amafaranga ngo bazakujyana ibyifuzo byawe kwikanyarira. Ngo bagiye kubijyana ikanyarira ibyifuzo cyane Imana cyohereje ngo ubwo ushaka 20 ngo utegera abo bantu bajyeyo. Yego. Anya nkamubwatero ntabwo ngiye mbazi ntabwo nizi ahubwo ubazi kanyagwe ubashaka zagiye muzangire. Iyo noneho rero Eric niba Eric. Yego ne Eric. Ni ukuvuga ngo icyo kintu uvuze buri unabarije abantu benshi. Abo bantu nabesikoro. Nabesikoro ntabwo Imana yabatumye, ntabwo Imana iba kuri kanyarira, nta nubwo Imana itora amafaranga. Kandi ngira ngo kuba twaje twe kukubwira ibi ngibi nta mafaranga twakwatse kugira ngo byumve. Bibiliya iravuga ngo mwaherewe ubuntu namwe mujye mutangira ubundi. Ab'Imana rero ntabwo baka amafaranga ubundi. Ntabwo Imana yaka amafaranga. Ikimenyetso cy'uko abo bantu batavuye ku Mana bazajya bakwaka nyine amafaranga. Ariko Imana yarakubabariye, niyo mpamvu nyine ishaka ko unafunguka ukava mu ubwo bujiji. Ubwo butamenya butuma bakwambura ibyawe, amafaranga akanwa isukari ukahereza umuntu wagiye kukubariza kuri kanyarira. Kanyarira ntabwo ari Imana ibasi, naho Yesu yabambwe. Yesu yapfuye azira ibyaha byawe kugira ngo mu ijuru bakwemere. Yesu niwe nzira ukwinjiza mu ijuru, nawe rembo. Yonyine. Abo bantu ziro nabibinyoma nibo Yesu yavuze muri Matayo 23 ngo azaza abantu zibibinyoma. No mu bice 24 barimo ngo bashukashuka abantu, ariko nabibinyoma abantu zibukuri nabavuga ko Imana yababariye abantu kandi bakabisoma mu ijambo ry'Imana. Nta n'ikigozi bakora. Yesu se yakwaka iki nicyo umurusha? Nta kintu amurusha ntacyo. Ibyanditswe biravuga ngo Imana yari muri Kristo Yesu ngo ubwo yiyungaga n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Amen. Amen. Bishatse kumvikana yuko Imana kugira ngo igukize yiyunge nawe ibyaha byawe n'ubugome bwawe ntiyongere kubikubaraho, yakoresheje Kristo Yesu wenyine. Nta wundi muntu binyuraho kugira ngo ubabarirwe ibyaha. Sahandi hantu runaka ubasha kujya kugira ngo ubabarirwe ibyaha ugire ikintu umarirwa n'Imana. Ahubwo Imana ibyo yashatse kukumarira byose yakoresheje Kristo Yesu. Yari muri Kristo Yesu ubwo yungaga n'abari mu isi kugira ngo ibababarire ibyaha. Bikumvikana rero yuko uwakugera aho ngaho nawe ubwawe niyo wakwigirayo. N'imyaka Yesu Kristo atarimo ntiwababarirwa ibyaha. Ari byo Pawulo yavuze mu Bakorinto no bwakitanga ugatwikwa. Uretse no kuba Batista niyo yazahamagara gato yaratubwira ngo abantu bajye barara mu rusengero, uretse no kurara mu rusengero
nubwo watanga ibyo ufite byose nawe ubwawe ukitanga bakagutwika ntabwo Imana yakwemera, ntabwo yanyemera, ntiyanaguha ijuru kereka wemeye ibyo Yesu yakoze akaba ari byo wemera kubarwaho, ukamenya ngo Yesu yakoze ibituma nge ninjira mu ijuru, nge bwajya nkabyemera nkamenya nkagendana nabyo. Ibyo gusa Yesu yaratunganye kugira ngo kugutungana atunganye kuba kwawe, nibyo bizanyinjiza mu ijuru. Ngaho Imana ikwemere, naho utanyuze mw'iyo nzira yo kubarwaho ibya Yesu ntabwo Imana ikwemera. Ntabwo yanyemera. Ikibabaje ni ukuntu ahubwo nyuma yaho umuhamagara haciyemo nk'umubaza ko byagenze mukavugana nk'aho akakubwira nk'atakuza ukumva ari kongera kukubaza ngo ninde urinde. Niko abameni bakora nyine aba yarangije kugera ku ntego yakukuye amafaranga. Gusa murakoze cyane, kigaranye ubuno bwa kabiri ngikurikiranye, ndajya mbakurikira kenshi cyane kandi hari hano mwankoze numva ndafashijwe cyane. Umuntu aba mu isi yizeye neza ko afite ijuru yamaze kwemera ibyo Yesu yamukoreye. Yego, turagushimira koze. Murakoze. Hari undi watwandikiye yavuze ngo ni Karisiti kubugeza. Yego. Ni koko Yesu nta cyaha yigeze akora kuko yashohoje amategeko ntiyicamo na rimwe, ahubwo yazize ibyaha by'abantu by'abatuye isi kugira ngo tugirwe intungane kubw'urupfu rwe. Turamushimiye Karisiti kubugeza, suze n'abera baho n'abatwumvira ku Kankoni, nanjye ndabashuhuje no mugahabwa. Twakira umuntu. Allo? Turakumvira inderereye he? Ni Valence, ni hano ku Kadashya. Yego Vale. Ndabashimira kubw'ikiganiro cyiza mutugezaho. Yego. Ikibazo nshaka ko muzatuganirizaho ariko ibintu abapasiteri biyeguje byo kwaka ibya 10 n'ibiki, konzi ko kera bo bahaga ibya 10 bari abatambyi batahingaga bibera hariya nyine, pasiteri akabacuruza akabahinga akabagira gute, ugasanga ari akabantu icya 10. Koko nk'ibyo bintu mwebwe mu bisesenguye mubona ari bibi? Ibyanditswe bivuga yuko icya 10 Imana yagitegetse Abisiraheli kugitanga kandi bakagihereza Abalewi. Abalewi nibo bagihabwa, bakagihabwa n'Abisiraheli. Ntabwo Abanyarwanda bigeze baba Abisiraheli. Navuze ko badushishikariza kugitanga ngo cya 10 n'amaturo. Noneho kibaza ngo uragitanga gutya niba bakeneye nko kubaka bakatubwira ati muzana amafaranga twubaka urusengero cyatugura intebe, kibazo cya 10 kijya. Noneho ikindi ni ukuvuga ngo ubutambyi bwa mbere bushingiye ku Balewi bwari bufite amategeko yabwo. Reka tuyamusomera amagambo yangane n'imirongo mikeya. Yego, reka basomere mu Baheburayo ibice cya 9 ku murongo 8. Haravuga ngo nuko rero icyo umwuka wera atumenyesha nuko inzira ijya hera cyane yari itarerekanwa. Ibyo bigitambwa nyine. Inzira ijya hera cyane yari itarerekanwa. Ihema rya mbere rikiriho. Niryo ryashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba n'ibitambo bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura. Ubwo abo batanga ibyo bya 10 n'amaturo ntabwo byabatunganya. Umeze uwo murongo ukurikira. Ibyo bintu byakorwaga kubera yuko ahera hari hataraboneka. Umurongo ukurikira uvuga wa 10 ngo kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza iby'ibyo kurya no kunywa no kwiyiriza no kujabika by'uburyo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa yategetswe kugeza ku gihe cyo gutunganywa. Yego, urumva amaturo n'ibitambo ntabwo bitunganya umuntu, nibyo byo kwiyiriza no kujya mu butayu n'ibiki byose biri kumwe. Byakozwe mu gihe cyabyo kugeza ku gihe cyo gutunganywa. Yego, Kristo Yesu rero niwe watuzaniye gutungana Imana yashakaga rwose. Murakoze cyane, ariko mujye namwe mugerageza mutembere tugezeho ubwo butumwa hirya no hino, kandi wabwumvishe nyine bwakugezeho. Murakoze cyane, turagushimiye nawe. Twagera hirya no hino gute se kumva nyine bwamugezeho? Ahubwo we niyemera iby'Imana yamutumyeho, kuko yamutumyeho Yesu abarwaho ibyaha bye
Yesu aratungana arabimuzanira nabyakire yinjire mu ijuru. Biriya byakozwe mu gihe cyabyo ntibyabasha gutunganya imitima y'ababikora. Yego. Ariko n'ubundi ngo byakomeje gukorwa ngo kugeza ku gihe cyo gutunganywa. Igihe cyo gutunganywa kigeze rero Kristo Yesu niwe agomba kuza guhindura abantu kuba intungane. Allo. Turabumva. Yego mavuga n'uko hari umwenga nkungu. Yego maze iminsi numva iki kiganiro rwose. Numva ko ijuru ridakorerwa. Allo. Turakumva yombi. Yego nanjye ndabashe kubimenya ko ijuru ridakorerwa. Urabyizera se? Yego ndabyizera rwose. Kubimenya ni kimwe no kubyemera mu mutima aricyo bita kwizera ni ikindi. Yego ndabyizera kandi ndanabizi neza kuko mwarabisobanuye. Kandi no muri Bibiliya ubisangamo. Yego kandi mbasha kubashima rwose iki kiganiro ariko icyo mbasaba muzote w'amasaha. Ibyo bintu se wumvise byarageze mu mutima wawe ku buryo wumva nawe ubutungane Imana yazanye nawe ubufiteho umugabane? Yego rwose. Wumva uri intungane? Numva ndi intungane rwose naratunganye. Wumva ibyaha byawe utazabikurikiranwaho n'Imana? Numva ibyaha byanjye narabibabariwe. Yego. Wabaye intungane gute ukoresheje nk'umunota umwe? Uko nabaye intungane nabashe kumenya cyangwa wawe wenda yaramutse agusigiye 8. 8 uza kubikurikirana ukaza kumenya aho uri. Ubwo nanjye nabashe kumenya aho 8 wanjye urimenya ko uri kwa data mu ijuru rwose. Yego nuko nabashe uwo 8 ukumva warawuheshejwe n'iki? Kuko ubusanzwe ntawuhabwa 8 ahatavuka. Kugira uvuka aho ngaho nawe ugabane ku 8 waho ngaho byagenze ute? Nabashe kumenya ko Yesu yambambiwe ibyaha byanjye. Akabibamba njye ndaruhare mbifitemo. Nuko nabashe kubyakiramo rwose. Yego. Tubwire nomero zawe tuzakomeze kugufasha no hirya ya studio. Yagiye. Tumushimiye Imana buryo bashije gusobanura nyine ko abyumva. Kuko 8 we nanone yamenye ko Yesu nyine yamushyikirije. Gusa ntabwo aba ari kure y'ijambo ry'Imana kubera ko Allo. Tubwire wongere ijwi. Aho neza. Muri bande? Zirimo abagabano ku ntego. Ku ntenyo? Yego. Tubwire ihutisha tubwire icyo wumvisha mu kiganiro. Wumvisha iki mu kiganiro? Yumvishe yuko Yesu yatwitangiye. Twameze nka tuguranye yazanye gukizwa. Atwara ibyaha byacu. Byawe. Umuntu abyumva ku giti cye. Ariko umuntu abyumva ku giti cye. Kuko hari umuntu utabyemera kandi yabikoreye bose. None ku rwaye ruhande wumva ibyaha byawe yarabijyanye nyine? Ibyaha byanjye numva yarabijyanye. Ariko akazamo kandi kantu. Kavuga ati nk'ubu twigishwa yuko ijuru ridakorerwa. Ahubwo ijuru urifite n'uwemera ko Yesu ari umwami. Yego. N'umukiza mu bugingo bwawe. Yego. Muri mbese yakwitangiye. Akaza akamenya ati ngo tujye gusenga mu ngendo zitandukanye cyangwa mu dusozi dutandukanye. Hari nk'aho mbona mu Rutano bajya gusenga aho bita rwa Rusayo. Abandi tujya muri Murya na za Mashuza. Yego. Kandi ibyo byose tukagenda tuvuga yuko tugiye gushaka Imana. Ibyo nyine binyobera rwose abantu baba bagenda aho ngaho baba bafite ubuyobe. Kubera ko ntawe washaka icyo afite iyo ubonye Imana ntibongera kuyishaka.
kandi Yesu ari kubisobanura avuga ku by'ubutayu. Yaravuze ngo niba babwira ngo ari mu butayu ntimuzajyeyo. Niko yavuze mu bice 24 ku murongo wa 26 muri Matayo. Ngo nuko niba babwira ngo ati dore ari mu butayu ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi ntimuzabyemere. Impamvu abantu babyemera nuko batarabonana nawe. Iyo ubonanye nawe akubuza kujyayo kandi ubyumva mu mutima, rega nta washaka ikintu yabonye. none se akantu ntashikira neza kuko bakurikira n'ibigenda mbahamagara. Yego. Ubwo ibyo ngibyo ndi kukubwira ni nanjye byambaye. Yego. Nkubwiye ngo nabaye mu butayu zingana nawe nkubeshye ko n'insinzi z'umubare ni nyinshi. inshuro nawe mu byumba cy'amasengesho ni nyinshi. Koresha amasegonda nka 30 iminota yarangiye. Akandi kantu kumva mbaza ni uburyo nk'abantu tujya gusenga mu byumba bitandukanye ngo runaka sake ariwe nafite icyumba cy'amasengesho n'urugero mu rugo. Yego. Tukajya tukababuka tugiye gusengayo. Ibyo bintu nabyo nicyo kintu kinyobera. Niho basuvazemo nyine mu kirambi handi bashyira imisambi. Yavuze ngo niba babwira ngo ari mu kirambi naho ntimuzajyeyo. Ibyanditswe bivuga yuko Imana itaba kure y'umuntu wese, iyo gukijije guturamo. Turagushimiye iminota yashize, wenda tujye gutanga iminota nimero muza kuduhamagaraho, amatelefone waza komeza kutuvugisha nyuma studio. Ariko Imana igezemo ntiyongera gushakisha saba yangwa. Dushimiye abakurikiye ikiganiro n'abaduhamagaye turabashimiye, n'abatabonye uburyo babona umurongo nabo turabashimiye. Nomero za telefone zacu rero mwaduhamagaraho tuvuye muri studio. Iyanjye Saratiere ni 0782 61 63 14. iya Theophile ni 0782 7 99 8 7. Turabashimiye mwese abakurikiye ikiganiro, naho ubutaha kuwa 4 uhorera imbohe imwe mu minsi mikuru yose, ariko bose basakuriza icyarimwe bati kuraho uyu